ubwo ni ukuvuga ko niba utishyura igicuruzwa wowe ubwawe uri igicuruzwa. Ese WhatsApp yabibona inyungu gute? Business yatangiye ari nto, ni gute byarangiye ihindutse ikindi kintu giteye ubwoba kurusha uko wabitekereza? Kugira ngo dusobanukirwe byose neza, reka dusubire inyuma aho byatangiriye. Mwaka wa 2009 ubwo WhatsApp yavukaga, iPhone yari amaze imyaka 2 isohotse, abantu bari bamaze kumenya ama application cyangwa se program z'ama smartphone cyangwa telefone zigezweho. Facebook yari gukura byihuse. Umugabo witwaga Brian Acton yashatse akazi muri Facebook ariko barakamwima. Nyamara Brian na mugenzi we John Kum bari bafite igitekerezo cya application nshya ariyo yitwaga WhatsApp. WhatsApp yari ikozwe mu buryo abantu bashobora gupostinga amastati yabo, gusa byose byarahindutse igihe bashyiragaho uburyo bushyashya bwo koherezanya message zibanga cyangwa se private messaging. Icyo gihe iyo application yatangiye kwamamara cyane kuko igihe uburyo bwo koherezanya ubutumwa bugufi cyari kizwi nka SMS byo byari bihenze cyane. Mu gihe WhatsApp yari ije ari nshya, yatumaga abantu babasha kuvugana uko babishaka kandi ku buntu ndetse aho bari hose ku isi. Ubundi ubusanzwe application zitishyurwa zinjiza nibura mu buryo butatu. Hari ikizwi nka advertisement cyangwa se kwamamaza, akaba application purchases cyangwa se kugura ibintu runaka kuri application, yewe hari n'uburyo bwa gatatu ari bwo bwa sharing za data cyangwa se kugurisha amakuru y'abakoresha izo application. Ariko abashinze WhatsApp bangaga ahubwo kwamamaza cyangwa ibizwi nka ads, ndetse bari barasezeye mu kazi kabo ka mbere aho bakoraga muri Yahoo kubera kutumvikana ku gukoresha uburyo bwo kwamamaza. Bigeze no gushyira ubutumwa ku rubuga rwa WhatsApp basobanura impamvu bangaga kwamamaza, bityo rero kwamamaza ntabwo byari amahitamo bari bafite bashingura urubuga. Ntibashakaga no gushyira ikiguzi ku bantu kugira ngo bakoreshe WhatsApp. Impamvu batangiye WhatsApp mu ntangiro kwari kugira ngo baka application y'ibihe byose abantu bari kwishimira gukoresha. Kubaka rero application yihariye byari intego yabo nyamukuru. Kugurisha ibintu muri application nabyo ntibyari amahitamo neza yo gutangira. Ikindi kandi abashinze WhatsApp bari abantu bita cyane kuri privacy cyangwa se ibanga. Ubwo rero kugurisha amakuru y'abakoresha application yayo ntibyari amahitamo bari bafite. Mu gihe gitoya kandi bari bamaze babayeho nta n'urupfumuye binjiza. Icyo gihe rero amafaranga yose bakoreshaga bari barayabonye nk'inkunga bari barahawe n'inshuti zabo zari zifite ubukungu bwihagazeho, bari barabaye inshuti bagikorera muri Yahoo. Icyo gihe byose bakoraga nta mafaranga bari bafite ahagije ngo bakore ku buryo application ikomeza gutera imbere, usibye udufaranga nyine dukeya bakoreshaga bakuye muri izo nshuti zabo, dore ko WhatsApp nyine bari yemeje kuyikora igihe runaka nta n'amafaranga binjiza. Twari dukomeza kuba maso ndetse no kugenzura neza amafaranga make dufite. None se byagenze gute cyangwa se byari kugenda bite ko WhatsApp iza kwinjiza amafaranga, ko bari baranze uburyo bwose butatu bushoboka bwo kuba application cyangwa se programu yari kwinjiza amafaranga? Kubera ko rero abantu barushijeho gukomeza kudownloading ino application WhatsApp, kandi ikaba yari imaze kongeramo ibizwi nka features nshyashya cyangwa se utundi turengushyo dushya nko koherezanya amafoto ndetse n'ibindi. WhatsApp ariko amaherezo n'ubundi yari ikeneye amafaranga yo gushora mu bikorwa byo kongera service ndetse no kuzana abakozi benshi. Ibyo rero byatumye WhatsApp ishyiraho ikiguzi cy'idolari rimwe, ariko nabyo mu bihugu bimwe bakaba byari ibihugu byifashije aho bagomba kwishyura nyine mbere yo gukoresha WhatsApp. Ariko mu bindi bihugu babanzaga kuyikoresha umwaka umwe ku buntu, hanyuma bakishyura idolari rimwe buri mwaka kugira ngo bakomeze kuyikoresha. Ariko nabwo kwishyura idolari rimwe ntibyari itegeko. Iyo utishyuraga ayo mafaranga n'ubundi WhatsApp yarakureka ugakomeza kuyikoresha ku buntu. Icyo kiguzi rero muri make cyari nko gutera inkunga WhatsApp. Ushobora kumva ko ari ibintu bitari kugera aho bibageza, gusa byarakoze neza kuko abantu benshi barishyuraga kandi byatumye WhatsApp ikomeza gukora neza igihe kitari gito. Application nk'iyo ihendutse gutyo igeranyije n'izari zihari icyo gihe kandi ikora neza kuzirusha, byatumye abantu ahubwo bishyura no ku bwinshi rya dolari basabwaga. Nubwo icyo giciro cyari dolari rimwe, ariko nyamara ryabinjizaga gatubuzi. Yakoreshwaga ahanini mu gukemura iby'ibanze gusa, ubwo rero bikaba byari bigoranye ko bagukana none bakaba ikigo gikomeye, ariko nanone icyo si cyari ikibazo kuko kuri ibi byari bikenewe by'ibanze barabibonaga. Ubundi rero ubusanzwe ibigo by'ikoranabuhanga bibaho mu buryo budasanzwe, aho rero
usanga ikigo kiba gishobora kuba gifite agaciro kanini ariko kidafite uburyo buhamye bwo kwinjiza amafaranga. Gusa ubusanzwe iyo ufite abantu benshi bakoresha cyangwa se abagukurikira benshi, abashoramari bashobora kukwegera kuko baba bakuramo ubushobozi cyangwa se bashaka wenda ko mwakorana ngo bamamarize ndetse n'ibindi. Batangiye kutwegera bati muri gukora neza, dushaka gukorana namwe, dushaka kubaha amafaranga ariko twe twaraguye tuti nta dukeneye. Impamvu rero bashinze WhatsApp batashaka guhita birukira mu mashoramari mu ntangiriro nuko bari bafite izindi ntumbero nyine zitandukanye n'ibyo abandi bakoraga. Amaherezo WhatsApp yaje kubona uburyo bushoboka bw'uko yashoboraga kwinjiza amafaranga. Kampani urugero nka Sequoia Capital zatangiye kugenda ziha amafaranga menshi WhatsApp kugira ngo bemere bagira imikoranire. WhatsApp kandi yari yarabonye ko uburyo bwonyine ishobora gukoresha yinjiza amafaranga ari ugushaka abafatanyabikorwa bashobora kwishyuramo amafaranga menshi, hanyuma WhatsApp ukaba yagenda ikora ariko ititaye ko yakura amafaranga mu bayikoreshaga cyangwa se abayuza babo. Bo baravuga bati reka twinvestinge mu gukora application ibe nziza uko ishobora kuba yaba, ubundi abayikeneye bazatuma tubona abafatanyabikorwa. Ibi kandi babikoze igihe kinini bigenda byisubiramo, aho bumvaga yuko aho gukura amafaranga mu bakoresha WhatsApp ahubwo bari kubaka network cyangwa se bakubaka abafatanyabikorwa benshi, hanyuma amaherezo uko abantu bagenda bayikunda WhatsApp ikazaba yagenda ibona abafatanyabikorwa bagiye batandukanye. So bo bumvaga ko uko abantu bazajya baza ari benshi bakagenda bakoresha iyo application itagira ama-ads, dore ko abantu icyo gihe bangaga ubwo buryo bw'ama-ads cyangwa kubazanaho bwa buryo bwo kwamamaza. WhatsApp yo yumvaga yuko izagenda itera imbere mu buryo bwihuse kuko abantu bazagenda babwira inshuti, imiryango yabo iby'iyo application cyangwa iby'iyo program, aho ushobora kuyikoresha nyamara ku buntu nta na ama-ads azaho. Ubwo rero ibyo ngibyo koko niko byagenze kuko byagiye bikurura benshi bashaka kwishoramo amafaranga, ariko WhatsApp n'ubundi kabigenza gake gake kuko yo yashakaga ko ibanze ikagenda yubaka ibintu byayo, amaherezo abantu bakayikunda. None kugeza uyu munsi WhatsApp yaba yinjiza amafaranga mu buhe buryo? Kubera ko ubwo buryo bateganyaga ntago ari uburyo bwari kuba bwakizerwa cyangwa se bari kurirahinga igihe kirekire cyo gukora batinjiza amafaranga muri application. Ubaka kanya ni gute WhatsApp yinjiza amafaranga? Reka tuzabivugaho mu kiganiro cy'ubutaha. Twe turi The Fixers. Hello, nitwa Yvette, turi muri iFix nk'uko urimo kubibona. Nkuzaniye amakuru meza cyane, niyo mpamvu ndi kuyavuga nishimye. Dufite ibibazo bigera ku 10, ni promotion dushaka kubaha abakunzi bacu, abantu bibwira ko bakunda ibintu bya Apple, ibintu by'amatelefone, ibintu byinshi cyane bijyanye n'iryo koranabuhanga. Ibyo bibazo 10 rero urabibazwa, hanyuma wabisubiza byose uko byakabaye. Ni ibibazo 10 byonyine, mu by'ukuri biroroshye ku muntu ukurikirana. Dushobora kuguha kimwe muri ibi bihembo. Reka duhere kuri iPhone. Ushobora guhabwa kuri iPhone guhera kuri 11 ukayitwara ikaba iyawe. Ushobora guhabwa kino ndakivuga nyuma. Ushobora guhabwa iPad nayo ikaba iyawe burundu kubera ibyo bibazo 10 byonyine. Ushobora kandi guhabwa akagakarita, hanyuma mu gihe kimwe mu bikoresho byawe byagize ikibazo ukaza tukabisana kandi ku buntu mu buryo bwiza cyane, bikongera bikaba bishyashya. Hanyuma igihembo cya nyuma dushobora no kuguha ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe wasubije bya bibazo byose uko ari 10 mu buryo bwiza. Hanyuma ushobora kwibaza ngo ndamutse nje nkasubiza bino bibazo ariko simbyuzuze byagenda bite? Ufite amahirwe agera kuri 3 yo kugaruka kwiyandikisha. Bwa mbere urumva biranze, bwa kabiri wagaruka tukakwandika ukabazwa, byakwanga ukongera ukabazwa bwa gatatu. Hanyuma rero ushobora gukurikirana no makuru yose kuri The Fixers ukabasha kumenya ndetse no gusobanukirwa byose. The Fixers ni YouTube channel iriho nandi makuru menshi kandi meza cyane ajyanye n'ikoranabuhanga, havuyemo n'ibingi by'ama iPhone gusa. Kuri The Fixers rero uzamenyeraho byinshi bitandukanye bijyanye n'amakuru yacu hano muri iFix. Ikindi mu gihe utsinzwe izo nshuro zose bikanga nyine, hari igihe umuntu azazi ko azi ikintu agasanga ntago birimo gukunda,
tuguha tike, ntabwo twishimira ko wagenda n'amaguru, tuguhereza 5,000 ugataha ukagenda ugasubiramo ukagaruka gutyo gutyo kugeza inshuro 3 zose zirangiye. Bantu rero mukunda ikoranabuhanga, abantu mukunda ibintu bya Apple, abantu mukunda ibintu birimo ibintu by'ama iPhone, ni karibu muri iFix, ni karibu kuri The Fixers, ni muze tubane, turabakunda cyane. Bye. Umva ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri Y3 /iFix /RA